Ndagusuhuje wowe nteze amatwi muri aka kanya, urasuhuzwa na Padiri Janvier. Ngiye kukugezaho abatagatifu duhimbaza tariki ya 31 Kanama buri mwaka. Tariki ya 31 Kanama duhimbaza abatagatifu Aristide. Aristide yari umufilozofe w'i Atene mu Bugereki wabayeho mu kinyejana cya kabiri. Ni umufilozofe utaremeraga Imana, waje kuyigarukira akamenya Kristo. Kubw'ubuhanga bwe yaje kwandikira umwami ibaruwa itomoye ivuga agashya k'idini ry'abakristu, ubutumwa bwaryo bushingiye ku kwizera n'urukundo. Muri iyo baruwa agaragazamo rwose ukuntu yari yaracengewe kandi yari yararyohewe no kumenya Kristo. Duhimbaza kandi mutagatifu Yosefu wa Arimatiya, wa wundi wafatanyije na Nikodemu gushyingura umurambo wa Yezu. Duhimbaza mutagatifu Pauline wa Treve mu Bubiligi, yari umwepiskopi wabayeho mu kinyejana cya kane. Duhimbaza mutagatifu Raymond Nonati, umupadiri wo mu muryango w'abihayimana witwaga Ordre de la Merci. Ngiye kubagezaho ibyaranze mutagatifu Raymond duhimbaza ku itariki ya 31 Kanama. Raymond akomoka mu gihugu cya Espagne. Yavutse mu mwaka w'1204 mu ntara ya Catalogne yo muri Espagne. Raymond yapfushije nyina amutwite atari yavuka. Abaganga babaga umurambo wa nyina bamumukuramo akiri muzima. Nicyo gituma ku izina rye rya Raymond bongeyeho Nonati, akitwa Raymond Nonati. Nonati bikavuga utaravutse. Ise utarashakaga kubura umugore n'umwana icyarimwe, umugore we amaze gupfa yasabye ko bamubaga, maze bamubaze basanga umwana akiri muzima, niko kumwita Nonati. Raymond amaze gukura yinjiye mu muryango w'abamonaki witwaga Ordre de la Merci, washinzwe na mutagatifu Pierre Nolasque. Raymond ahabwa ubupadiri mu mwaka w'1222 afite imyaka 18 y'amavuko. Abo bamonaki umurimo wabo w'ibanze wari uwo gucungura abakristu bafashwe n'abayisilamu bagakoreshwa imirimo y'uburetwa. Igihe Raymond ajyanye ibintu byo gucunguza abakristu mu majyaruguru y'Afurika, ibintu byabaye bike maze yemera kwitangwaho ingwate, aba ari we usigara afunzwe. Aho yari afungiye yabonye uburyo bwo gukomeza abakristu mu ngorane bari barimo bazira Kristo, maze akaboneraho no kwigisha bamwe muri b'abayisilamu bari babarinze, kandi abo yigishije bagahinduka abakristu bakanabatizwa. Ababayoboraga babimenye, Raymond bamushyize ingufuri ku munwa, bakajya bayivanaho agiye kurya gusa, ubundi bakayisubizaho. Pierre Nolasque wari warashinze wa muryango w'abapadiri witwa Ordre de Notre Dame de la Merci, yabashije gukusanya mu bakristu incungu abo bayisilamu bashakaga, maze arabibashyikiriza kugira ngo barekure Padiri Raymond. Aho arekuriwe akize icyo cyago mu mwaka w'1239, Papa Gregory wa 9 yamuhaye ubutumwa bwo kujya kumvisha umwami Louis w'Ubufaransa impamvu yo kurwana intambara zitwaga Croisade. Ni intambara abakristu barwanagamo n'abantu bari barigaruriye ubutaka butagatifu, bakabuza abakristu gukorera iyo ingendo nyobokamana. Nyuma y'ibyo bikorwa byose, Papa yamugize karidinari. Nuko Raymond arimo agaruka i Roma ngo yakire ubwo bukaridinari, apfa atarahagera, agwa i Barcelone mu mwaka w'1240,
afite gusa imyaka 36 y'amavuko. Mutagatifu Raymond ni umurinzi w'abagore batwite, akaba n'umurinzi w'abaganga b'ababyaza. Umunsi mwiza ku bahimbaza bazi n'aba batagatifu ari bo Aristide, Yosefu, Paulin na Raymond. Namwe mwese mwari munteze amatwi, umunsi mwiza. Mwari kumwe na Padiri Janvier, naho ubutaha.